Zaburi ya mbere. Muraho neza nshuti mukundwa, ndagusuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro ya Kristo Yesu abane nawe aho uri hose. Turashima Imana kuri uyu munsi wa kane. Imana itugejejeho. Tugeze ku munsi wa gatanu mu minsi 40. Imana ikomeje kuturinda, Imana yabwa icyubahiro. Ba muri uyu mwuka wo gusenga kandi dusengane nawe, kandi ndizera gukora ku Imana. Uyu munsi Uwiteka aguhaye kugarura ibyawe byose wanyazwe, abana b'abahungu n'abakobwa bawe, abana bawe b'abahungu n'abakobwa ugiye kugarura byose. Samweli wa mbere 30:18 wa 19. Dawudi agarura ibyo abameleki bari banyaze byose, atangira abagore b'ibihumbi, ntibagira ikintu babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu cyangwa abakobwa, haba na kimwe cyo mu minyago cyangwa ikintu cyose bari banyazwe. Dawudi abigarura byose. Uwiteka aguhaye kugarura, aguhaye ubwo bushobozi, aguhaye ubwo bubasha, aguhaye izo nshingano, arabikwemereye kugarura. Itegure kugarura nk'uko Dawudi yagaruye ibintu bye byose, ari gito ari kinini, abana be, abagore be. Kuno kugarura imbaraga z'umuryango Satani yanyaze. Umugore wawe Satani yakunyaze, wakundaga, uyu munsi mutaba mutagishobora. Umugabo wawe wakundaga, umwana wawe, abana bawe Satani akabafata akabajyana. Ubwenge bw'abana bawe Satani arabujyana. Abana bawe batangiye biga neza batsinda. Ubutunzi bwawe, amasezerano yawe Satani yarayakuye. Satani yaraje anyaga Dawudi byose, aratwika, aragenda. Mwene da, sinzi ibyawe, sinzi ya baba, sinzi ikintu kigutekaho, ikintu kiguteye wumva mu buzima bwawe byose byanze, ukumva biranze. Imana igiye kubikugarurira. Watandukanye n'umugabo wawe, watandukanye n'umugore wawe, watandukanye n'abana, watandukanye n'ibyawe, watandukanye n'inshuti zawe, watandukanye. Imana iguhaye kugarura byose. Watakaje akazi, watakaje ubuzima, watakaje inshuti, watakaje hari abantu banyazwe n'impano, Imana igiye kuzikugarurira. Watakaje, kavuga ko nawe watakaza agakiza, ariko wanyazwe agakiza, wanyazwe ibihe byawe byo gusenga, wanyazwe, hari ibintu wanyazwe, wari ukijijwe buke Satani araza arakunyaga. Imana igiye kugarurira byose. Imana irakubwiye ngo bigarure. Haguruka, ntabwo uzigera ugera ku kintu wicaye. Haguruka, ntabwo uzakomeza kuriraho kuzagiza ryari. Haguruka ugarure byose. Ngo arahaguruka agarura byose, atangira umuryango. Haguruka utangire urwo rugo rwawe Satani arimo gucika. Haguruka utangire uwo mugabo urimo ugenda, uwo mugore urimo ugenda, ngo atangire abagore bo. Haguruka utangire umugabo, utangire umuryango, abana b'abakobwa n'abahungu bagaruke. Nta bintu sasanje bagomba kujyana. Mwami mu izina rya Yesu ndagaruza abana b'abahungu n'abakobwa, umuryango wanjye, umuryango wa papa, umuryango wa sogokuru, umuryango, mu izina rya Yesu. Satani rekura umuryango wacu, rekura abagore bacu, rekura abagabo bacu, rekura ibyacu mu izina rya Yesu. Ndatangira ibyawe, mu izina rya Yesu. Ibyawe bigaruka, akira imbaraga zo kugarura ibyawe, akira imbaraga zo kugarura amasezerano yawe, akira imbaraga zo kugarura ibyo watakaje, imbaraga zo kugarura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndarimbura ibyayifashe, ndarimbura ibyafashe byacu, ndarimbura ayo maboko, ndarimbura izo mbaraga mu izina rya Yesu. Murakoze mwama, dayimoni bukora batata. Amen. Sangiza mwene se ubutumwa bwiza, sangiza abantu benshi ubutumwa bwiza.
hari abantu benshi banyazwe agakiza, banyazwe n'ibihe byo gusenga, banyazwe indirimbo, banyazwe ibihe. Imana ibagarure. Duhure saa 9 tubure mwene da, ndagusabye gira n'utumira. Niba utarabona free conference call, downloadingemo, urajya muri App Store, downloadingemo, nurangiza iyo ufata iyo link, nurangiza tubane saa 9 ugera saa 10, saa 3 saa 3 kugera saa 4. Ngwino Imana yo mw'ijuru iguha umugisha. Abari Karuma Gasyata turahura nimugoroba tuze gusenga live physical, duhure hariya Kanyonyomba ku cyapa cyo kwa Jerome, aho ku itorero ya Home Church. Karibu tubure, ndagukunda. Tubura online wowe nohereje nawe utarahagira. Ngwino ufite telefone ibona application, ngwino dusengana nawe. Imana iguha. Nizera ko ubutumwa usharinze ku bantu benshi kandi Imana iguha. Zaburi ya mbere.